twagiye n'akaririmbo ndetse n'aka John Dream ndetse usobanuzi nobody mwenye sauti ndabakunda cyane dukomeze tubane dutangira agafilme kacu nubwo igihe kirekire kwigumuka kubari kure ariko byibuze reka nizere ko ndishima ubuzima buragoye nabuze pfumbura na ruguru gusa ariko ndabizi neza ko bizakunda gusa ndabizi neza ko ubuzima bwanjye buzagira iherezo ryiza ese wabuze ukuntu nagize gutya nkabona umukobwa mwiza ufite igikundiro namugiriye satima numva mugizi wanjye nishimiye kugemana na kayi gato n'injye nawe nubwo nari mfite igihe gitoya gusa nifuje kumarana nawe igihe kirekire ese mukobwa uri untekereza bingana iki ko njyewe numva mu mutima wanjye nabuze amahoro ndi kumva ari wowe ushaka buri munsi mukundwa ndashaka tumarane ibihe byanjye byose nshirire ku isi byibuze bwa nyuma na nyuma nongere kwishima buri munsi tuzitembera ahantu tugende kure bakize John Dream ndetse akaririmbo ni wait for me ati nzakugarukira umusobanuzi ni Obadia ndabakunda cyane cyane dukomeze tujye show umunsi nagendaga niwo munsi wawe mwijima kuri jyewe nizeraga yuko umunsi ubona kunze nzagaruka kumusanga gusa ntibyagenze neza iminsi myiza twagiranye yose yabaye umuyaga yo waragiye ubwo nagendaga mu rugo rwabo nasanze ari ibyishimo gusa mukundwa basizere ko nzagaruka mukundwa ndagusezeranya nzagaruka nubwo ntazi nzagarukira gusa bizere ko nzagaruka yasize agapoma aragenda nawe ushaka kwamamaza ku gasobanuye kacu agasobanuye kagiye guca kuri Obadia TV show ndetse dukomeze tubane cyangwa se duhamagare kuri 0783 ijana na mirongo icyenda ubundi tubane karacyakomeza ndetse dutangira agafilme kacu agafilme bakise nguki bakise nguki ndetse murashe murakabona episode ya kabiri ndetse umusore n'umusirikare ndagatura abasirikare mwese aho mureherereye muri abantu bakomeye cyane mujya kurwaniraho tutazi tutagera gusa Imana ikomeza ibande byoroshye John Dream ngo nzakugarukira nubwo iminsi mbone njyana kure byibuze reka nizere ko nzakugarukira kandi nawe nyizere nzakugarukira muvumba nizere ko reka nizere ko uzagaruka ukambera uwanjye nanjye ngakubera uwawe ubwo John Dream yagarukaga gusa ubwo yageraga mu rugo ntabwo yakiriye inkuru nziza muze yamuhaye inkuru y'ibyabaye dore ngo John Dream aracika umugongo yasanze agapome karitabye Imana gusa mukundwa basi nizere yuko aho uri muri uburuhukiro bwiza basi reka nizere yuko wankundaga kandi n'ubu basi kinkunda nanjye ntabwo nzakwibagirwa gusa usize mu irungu John Dream reka dutangire agafilme kacu ndetse ni agafilme nzi neza ko muraza kwishimira dutangiye agafilme kacu bakwise ihurizo ry'amakuba ni episode ya kabiri utangiye reka turore karacyatangira ni episode ya kabiri 57 Films Prohibition Cooperative ku bufatanye na gute
Cinema Burundi present original abakinnyi n'ibyamamare kandi bikomeze ibi aba ni abakinnyi bazagenda bakagaragaramo cyane agashumi kakize ngo iki ihurizo ry'amakuba pariti kabiri original tutangiye gute rero tutangiye mu mujyi wibuke ejo bundi twatandukanye amaze kumubwira ko hari uburyo bagiye kubigenza inda ntizabura umwana ntazabura aho azajya sorry aha urufito rurabarwa umukobwa ararwakira sibyo eriko urabizi ko njye nakusondeka muhizo umwamazi karaye gusa umukobwa nawe abyishimiye nubwo niba atari ugucinya inkuru eriko urabizi ko kubwa buri kimwe nakora byose tugaruka mu mujyi ndetse nawe ushaka kugira igitekerezo utanga kuri filime yacu yaba yakuryoheye cyangwa se hari uburyo bumwe cyangwa ubundi twandikiye kuri 07983483 ducateho iyo nimero ni WhatsApp iri call ndetse n'ahandi hose akira abantu wamuhamagaye katurori bamwita Theo ngo ni Sheri wa musore yamuhamagaye umusore yemeye kuza mu rugo yicare ikibazo bagishakira umuti ntabwo kwigurira confidence ari ikintu cy'umuntu umusore katurore brother wacu arahuze bisa nkahuze sister nawe yagiye gufungurira Sheri amazina bamwise Keza niko yaje yitwa katurore urugo rw'imbyeyi ubona ko bese yebuka dore Karori yinjiye mu gisaka ritangira kureba hakurya mbega ibwami niko muko mbega ibwami turadora reba ariko se nk'uyu nguyu waje kumara ikigo araro mbega ibwami dore turi bwogari yebuka uyu ni muvandimwe wanjye mwe mucira ingaho ndaje urukwamo rero amuhera hasi dore ko yambaye mbese ni umujangweri hano bifitiye confidence wa muntu ahagaze nk'umuntu ugiye gufatira agamuntu kera ko yebuka mbega ibwami banzanye ndasohoka ndi buzima bite bya musore amahoro akaza tarari kuko murura yamuzaniye agatebe Orogino ngo bamwita Teofile Theo turuko murura ariko nkawe koko izi nzerere z'ubunzana no urugo raruzi kari mu mbyeyi turuko murura
ntabwo nakwizera yuko yakabaye yaciye muri kariya karyango gahari. Aha, kipe yamuteye ishoti sinzi, brada yaramwanze. Dore uko umukobwa areba, karacyatangira. Urumva yo brada, ndagira ngo tuganire iki rero. Umusore yanze no kubaha time, yanze kubaha igihe ngo baganire. Aha, ewana cyane. Yaraje aporopoza, ni nk'aho ari umubyeyi w'ubundi asaba umugeni. Ubukene bwiwe yarijeje byibuze atera intambwe, byibuze nk'umugabo byanga, ariko yagerageje. Ubwo bamusuzugura bamwangira bamugira gute, ariko byibuze yavuze. Sharara mwumva, nta kundi yaje kumuba hafi. Ihangane, ndabizi ko bizakunda. Ihangane kabisa, nawe nta kundi tu. Sore yagiye atishimye, gusa nyine nta kundi tu. Amaboko atareshya ntaramukanya. Gusa nanone ntabwo twakwibagirwa ko nta kinanura urukundo. Cyatangira episode ya kabiri, ihurizo ry'amakuba, ndetse karacyakomeza umubadi ukabagezaho. Dukomeze tubwisho jya kuri YouTube yacu, ubundi ugakurikire gatanu ku kandi. Buri munsi nkwemere episode ebyiri za buri munsi, ndetse kugezeho gatanu ku kandi. Wewe icyo ugomba gukora ni iki? Kora subscribe, ubundi ukore kunzogera, ubundi ugibona buri uko isohotse ugihita ibona. Umukobwa yaraje yicara aha, arasohoka. Ubwo ni brada we. Dore uko amurore wese urambwira iki? Izanire sheri ujya umvane kutera umwangu ugire gute, ntugire ikintu mbwira sheriya. Nawe yagiye yarakaye, brada yaraje. Aha, se wumve, yicara ahangaha. Ariko pay ukazana inzererezi nk'iriya pay. Kuva byacu bigazuma. Aha. Sindiga nifuza ikintu kimwe. Aha. Nuko narifuza ikintu tarusha nawe. Uwahongetse icyifuzo cyane ni ukubaka urugo rwiza, kandi urugo rwanje ruzaba rwiza ndarubanye n'umuryango nkunda. Abyumvisha ariko urukundo hari ikintu cy'umunsi. Aha. Keza, hari twigeze umwana w'uko tubipfutse. Nakwegesheje amata kundi nzara n'umwikomo. Unazaniye amayibobo. Unakureke muzobane. Unzanirira amayibobo. Ukeka yuko njye namureka umugabo wawe. Reka. Ntabwo umwana njye nirereye, umwana nakujije kuri nido ku mugati ry'ama gatatu ku munsi. Ntabwo yajya kubana niranzanira. None urabizi ko ndakubaha mwiza, ariko ura muhungu ndaramuka mubuza aho ntabwo nzakubabari. Nzabana n'ura muhungu uko byamera kose. Nuko umbwiye usiga vuga nanjye nawe, siga mvuga nawe ukavuga uko byamera kose. Uzabona umuhungu ukunda kandi ufite amafaranga, ndetse ugere mu rugo rukomeye. Tuvuga dufise abadufatira ingingo. Aha. Ndetse tukarinda dusaza dufise abadufatira ingingo cyane rwose. Ariko haruhande y'ibyo hari ikidafatirwa ingingo. Hari ikidafatirwa ingingo. Icyo ni iki? Urwo ni urukundo my friend. Iyo rwagera ubona rwagiye ntawe ugarura, nta n'uwiruka inyuma. Keza yaramuhamagaye. Ni urukundo. We ntacyo wumva uretse akurasa. Urukundo brother, urukundo ariko gufatira ingingo. Urukundo muvandi, ntabwo urukundo barufatira ingingo. Akenshi mugenzi urukundo niyo je nawe twongera gute dushobora kugira imbere y'urukundo nyawe. Never. Ntabwo bishoboka. Ntabwo tandukanya
ubwonko n'urukundo ngo bikunde rwagerwa rwayo. Ariko shaka kumenya uriya muhungu arya iki, yanywa iki, yanywera he, yambara iki, mbese mumenyeho buri kimwe. Umuntu wagiye gukundana n'umukobwa na mushiki wanjye kwe yarivovumanze koko, ariko nta kundi tugaruka hapo. Sare wacu Theo akwifuriza byose byiza kugira ngo umere neza. Nanjye urabona ko ngenda nagarukira musaza wawe, bagerageza gukora byose ariko ntabwo nagera ku rwego rwa musaza wawe cyane kabisa. Wangejeje kuri byose, igisigaye ni njye ugomba kwitaho. Icya mbere ni ukukunda nanjye nkagukunda, ibindi byose bizakunda. Kandi ikindi nta kintu ari urukundo, cyane rwose no kunywa amazi byaduhaza. Icya mbere ni urukundo. N'amazi ya Tanganyika. Umusaza watigeze yifuza kukubona ushonje gusa byonyine, uribaza ko bikomera kwihanganira kukubona uri kurwara iwanje. Nukuri ndatinya kukubona wishwe n'inzara uri kurangana mu maso. Gusa ndizera neza ko ibyo bitazigera aho bigera ngo wicwe n'inzara. Gusa n'ubundi musaza wawe ndazi yuko atakwemera kubana n'umugeni wanje. Mufite rero kwanza webanza uva muri iyo nzu upanze, uzana akamatera utorora hano muri butike, amara uri ino butike urambira iriya nzu agira ubusa. Reka ino butike ibidandariza mbwira umuryango. Kandi rero ibintu byo kuvuga ngo umuntu ubuzima narigiye kunywa ku mazi nyaboneka. Akazi kabara, akazi umuntu aba agomba gutumika gatanu ku kandi, ariko n'ubuzima ni ingenzi. Katukomeze. Urabizi ko ibintu byose bikorwa ari uko byose byateguwe. Dutegura ibintu neza byose bizakunda. Njyewe ntuzajya kurangura ujye umumagara njye musigarireho, ibintu byose bijye bicuruzwa birare bishije cyangwa se bigabanuka byiguze. Gusa bigaragare ko uzajya wakoze, maze uzareba ko nyuma y'umwaka utazajya wabonye inyungu. Wowe wabwira yiburiye icyizere, yiburiye yikanze. Ntabwo bisa nabi na gato, ahubwo nongeye kumva n'amajambo yo gutwara cyane mvumo ibinene z'ukuntu umusaza bagiye gukunda akagaragaza ikindi gisore gusa amafaranga. Ntiwumvise ukuntu yavuze ngo ubufasha bategetse kuba neza. Umurashe urafite ntugire iwazo, uko byamera kose barasa batarasa, duwa w'amanywa nijoro, bazana umumiliyoneri cyangwa se duwawe tu. Nyiriwe hari waje kubahahira. Rose ubwo ni Rose. Baragiye bacatamo ndetse iduka ryo riruziremo ibintu nta rimwe. Tugaruka hakuno, sinzi umuntu uryamye aha, kumbe ninde? Ni muri botike. Uko biri kose ni wa muhungu wacu Theo yikangikira muri botike akabyuka agasasura, mbese nk'i Kigali na so
ndabasuhuza mwese mwibereye ubu ntari yari cya mbere uko bari my friend iyo waseguye inda ibyo byose byakemuka ntari yari dore ngo brother wande bashiri wiwe ngaraza kubaza umusore abahe yakora iki mbese amumenyeho byinshi akomereza imbere yabarara komeza arinjira kumbe umusore uko yakaryamye umva gukomanga arikanga umuntu nkomagira amasaha dore uko arora nanarora wagira ngo ari hangova ndaje rikanze imbogo dore imbogo ariko umusore igira Yesu igisifu reba kakava umutahamo reba umuntu wakunze mushiki wanjye umuntu watumye mushiki wanjye amukunda ubundi urinde ubaye wuri uko murora wagira ute wakora iki umusore aritegereza mbega ahantu aritegereza hasi hejuru aritegereza buri gusa tukabone aya kumbe umusore arareba gatuza nanjye ndatuza ikindi nabibutsa muntu wanjye ushaka kwamamaza kugira ngo ibikorwa byawe bimenyekane andikira kuri 0788 643 199 ubundi tukwamamarize ibikorwa byawe bimenyekane. Ni gute njye nakureka ugatwara mushiki wanjye igihe nkiriho urukundo ntaru ivyo bibazo biri kubibaza urukundo nta mwanya rwaduhaye unaze tukibatseko biteze bizoza n'amagara y'ibintu uwo n'umugani w'ikirundi jewe kuramura n'icyayi ukene nk'ubu ejo ushobora gusanga ndi intare yubahirwa amaciko ndi imbogo yubahirwa ibwami ariko ivuga amagambo mwana aka kantu niko kari kugutera amagambo angana gutya umusore wagabanyije amagambo umusore yikanzemo ari gukina n'umurenzeho muze so ukugize vuba go out vuze ngo iki soka mutike yanjye cyangwa n'indi uvuga ko natewe cyahose cyamvuga ko natewe umusore yaramureba ariko nubwo ngiye uretse uraje urambona ndaguhangayikisha ugira ngo ni benshi umusore yaragiye dore uko amureba muntu wanjye ibintu by'umusore yanga nibyo ari gutinya byose kuba aho yarakunze umukobwa nawe akamukunda n'ibyo byose ari mwaranga by'uyu muvandimwe uri kumwirukaho amushyiraho puresha ariko nta kundi katurore karacyajya mbere ndetse n'ubupadi ukabagezaho ndabakunda cyane bakise ngo iki ihurizo ry'amakuba ese ihurizo ry'amakuba ninde byabayeho ese byaturutse kaza gusobanuka muraza kubibona ndetse karacyakomeza iyi episode ya kabiri.
bula shishi be babyitse baza gucatamo ndakwemeye ntuzoze mu biro kandi unazi z'urukundo rwacu musaza wawe ebwe musaza wavugana ntuzoze ndabizi musaza wanjye azobitahura ndabizi ko musaza wanjye azabimenya azabyumva kandi umutipe wacu yaratinye kuba yongaya ibintu byumvikana cyane ari ukuri jewe ndagayitse ati genda gayitse ariko naje nigeze tubyihose ibyo tubyihoreze reka nzaze musaza wawe tuvugane ubundi dukemura ikibazo buri kimwe kijye ku murongo mu buzima ndakuka kanya muzakabyaza umusaruro mu gihe utaragera ku byo ushaka ayo ni amagambo y'umukobwa ushobora kureka kugerageza ugacika intege ukabona wozoza ariko wongera gutera intambwe imwe gusa usanga ushize ku cyo bashaka cyane rwose wowe uzogaruka iyo ni inama y'umukobwa gira umuhungu ushinishije we gusa niba abasore b'imyaka nyine bakishakisha nawe urabyumva mbese ariko nyine tu urukundo rujyaho rushaka kunzwe n'umukobwa w'umubyeyi urabizi ko bizakunda reka tubyizere kwigarukira hakuno umusore wacu yicaye aha ni brother chati yabaye njyana muntu mbese kamwenye ni umuba ababwira ko kagera ku musozo tubana n'ubutaha umunsi w'ejo ni izindi episode ebyiri zikurikira ndetse ni episode ya kabiri iya mbere yarangiye kumbe yubuye amaso kureba abona sister mwenye waraje aha amusuhuza kureba wa musore burase yarikanze